especially abashuti bacu bo muri South Korea nibo nabonye baduhaye comment nyinshi bagiye bandika kuri zimwe muri groups aho twabahaye link bari kureba episode yacu ya mbere. Iyi message ni yanyu, so bakavuga ati ngewe unshaka nawo ndashaka bad boy cyangwa se cool boy ku bamwe bavuga ngo bazi za vibe bakaba bafite urutonde rw'ibyo bintu bashaka, ariko ibyo bintu byose bashaka bitarimo umuntu umukozi w'Imana cyangwa se umuntu utura mu rusengero mu nzu y'Imana. Kandi umuntu ari wide, umuntu ni munini, umuntu arimo ibintu byinshi, afite uruhande rwiza, umuntu afite n'uruhande rubi, which mean ntabwo uri buze kurema wa muntu kwa kundi wenda ari kutubwira mu ba Gen Z babitekereza. Wowe ku giti cyawe, do I deserve that person nshaka? Do I deserve wa muntu nashushanyije niremeye ndacora ndavuga ngo agomba kuba yujuje bameze gutya ameze gutya? Shalom and hello to our viewers in the audience. My name is Valerie, and today I'm with my partner and my husband as well. You are welcome to the second episode of our podcast. I'd like him to introduce himself. Please, you're welcome. Nkuko mubizi amazina yanjye nitwa Byishimo Espoir. Ndi kumwe n'umudamu wanjye. Uyu munsi turibuze kugenda tuganira nkuko muzi neza bimwe mu byo twababwiye tuzagenda tuganiraho. Dufite request nyinshi, dufite abantu benshi batwandikiye batubwira ngo barifuza kumenya byinshi, barifuza ko hari zimwe muri topic tuzababwiraho uyu munsi. Twagerageje kunyuzamo amaso tugerageza kureba bimwe mu by'ingenzi mwifuza ko tuzabaganiriza. Ariko my love, what do you think? Wumva ari hehe twahera? Urashaka ko uyu munsi ari hehe turibuze gutangirira tuza kuganira nabo? Kuri bimwe mu ma requests batanze mu comment section, icyo twashoboye gukuramo cy'ingenzi, nubwo byose ari ingenzi, ariko icyo twakekereje ko twatangiriraho ni uburyo ki wisanga watekereje ku muntu uvuga ngo uyu nguyu tuzabana karamata. Ni iki kibitera? Ni iki kiba kiri special kuri uwo muntu kugira ngo ushobore gufata uwo mwanzuro? Hanyuma tuza kubona ibibazo bamwe mu bantu hari akantu umuntu yabaje aravuga ngo ikibazo ngo ese ikibazo ni ryari, like ikibazo ni when, yego, cyangwa se ikibazo ni where, cyangwa ikibazo ni home. Wenda ari ninza kubijyana mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ese ikibazo ni itariki cyangwa se ni igihe uzakorera ubukwe cyangwa se n'ugiye uzarushingira, cyangwa se ikibazo ni umuntu muzarushinga cyangwa naho uzabikorera. So ngayo nguko rero abantu batubwiye ibyo bintu baravuga bati twifuza ko mwazagaruka kuri iyo ngingo. Uyu munsi nibyo turibuze kuganiraho, turibuze kurebera hamwe, turebe ese koko ni ikihe gikomeye, ubundi habanze iki, wabikora ute, wabigeza mu zihe nzira? Unakoze cyane. Kuri benshi bamwe bafite imyizerere yabo, hari abatekereza gusenga bakamara igihe runaka basenga, hakaba n'abatekereza ati ngewe ku bakobwa b'abagenzi uravuga ati ngewe nanditse urutonde rw'ibintu nshaka, agomba kuba umugabo tuzabana cyangwa se umudamu tuzabana agomba kuba yujuje. Yego. Kuri bamwe uravuga ngo ndashaka type muremure w'ibogari, abandi bakavuga ati ngewe nshaka umuyumbe bamwe karesa runaka. No muri korali bararirimba, barasenga cyangwa se baranasenga n'amasengesho. Iyo babagiye mu byumba by'amasengesho bakagirana ubusabane wenda n'Imana yabo. Ariko ku bagenzi bamwe nabo bakavuga ati ngewe unshaka nawo ndashaka bad boy cyangwa se cool boy. Ku bamwe bavuga ngo bazi za vibe, bakaba bafite urutonde rw'ibyo bintu bashaka, ariko ibyo bintu byose bashaka bitarimo umuntu umukozi w'Imana cyangwa se umuntu utura mu rusengero mu nzu y'Imana. So ngiye rero hari ikintu kimwe wenda turi buze kubanza tukareba, ese ubundi koko
wabona gute umuntu ukavuga uti this is the person, this is the right person. Ariho hantu ngende buze kubabwira akantu kamwe gusa, agahint gatoya ndibuze kubabwira yuko nabonye ko iyo uhuye n'umuntu wawe your heart can tell, cyangwa se umutima wawe urakubwira. Wenda biri ko tuza kureba wenda bimwe mu byo abantu bagenda batekereza cyangwa se abantu bagiye babyandikaho. Narindi kureba kare turi kugutegura ndeba ama verset biblique abivugaho, Bibiliya ukuntu yagiye bivuga. Ariko kandi umuntu ari wide, umuntu ni munini, umuntu arimo ibintu byinshi. Afite uruhande rwiza, umuntu afite n'uruhande rubi, which mean ntabwo uri buze kurema wa muntu kwa kundi wenda ari kutubwira mu ba Gen Z babitekereza akavuga ati mfite requirement, uyu muntu agomba kuba afite ABCD, undi noneho nawe ajya mu rusengero. Okay, uraza kumbwira nze kukubwira story imwe, ari story nibutse ndibuze kuyikubwira, ariko wenda bazigire ubanze wenda ugira icyo umurongo biduhaho cyangwa se ubihaho aba viewers bacu, hanyuma nze kubabwira kuri iyo nkuru nakuyemo isomo rikomeye. Tubuze kuyigarukaho, hanyuma noneho tuze kureba noneho what can we do. Kuri mwege mudukurikiye, usiga igitekerezo cyawe muri comment section, utubwire wowe bitekereza gute. Ese ni iki ugomba kubanza kwigaho? Ese ikibazo naho uzakorera ubukwe cyangwa se ni igihe uzakorera ubukwe? Ikibazo ni umuntu muzabukorana? Muze kutubwira muri comment section. Mufasha wanjye, umukunzi wanjye nawe aze kutubwira ukuntu abitekereza, cyangwa se ukuntu wenda bimwe mu byo yarigiye dutegurira, dore ko ari nawe waduteguriye kino kiganiro. Hanyuma abantu tuze gukomeza. Ku kibazo bambaye se umuntu uzamwiremera, ko hari abantu babi, hari abeza, hari n'abafite byombi, kuko nta muntu wavuye mu ijuru ngo ahite yikubita kuri iyi si. Yaravutse nk'abandi kandi akurira mu hantu hari environment iri different n'ahandi hose. Icyo navuga umuntu ntabwo uzamurema. Ubwo nimba wowe ibyo ushaka byose biri positive, I'm telling you, young lady over there, my audience, you're gonna be single. Baby girl, you're gonna be single. Ariko kuri bamwe kandi bizera ko umuntu kugira ngo akure ambe nk'uko ameze, hari factors zituma akura kamera nk'uko ameze ubu ngubu. Nyine kugira uko wamubonye, uko wamusanze. Hari ibintu byinshi, factors nyinshi zituma amera nk'uko ameze. Hari amashuri, kavuga ati ngewe nakunze mukobwa yarize, uko atekereza kose ndagushima, kandi afite ubwenge buri able to reason. Ndakavuga ati uyu nguyu yakuriye mu kanisa, akurira mu nzu ya Gikristo, ababyeyi be n'abakristo bamudeze neza, yakuze neza, afite famille kandi famille iramukunda cyane. Ubwo rero kugira ngo kandi ukurire muri famille gukunda, nawe bituma uba nk'umuntu waremwe kundi kuntu. Ibyo nabyo rero tubishize ku ruhande. Kugira ngo kandi uvuge ngo ngewe n'uyu nguyu nzashaka cyangwa nzashakwa at the same time. Ibyo nabyo ntabwo bituruka ngo amatariki agiye hinduka. Igihe uvuga ngo ngewe ni 20 something December, ugasanga uri muri 11th something March, April. So I don't think it's about the date. Nubwo muri bamwe baba Gen Zs bufite ngo ngewe maybe by the time I make 25 or 26 or 30 years old, I want to be married by 30 years old. Kubyo kubintu runaka ubavuze ngo ngiye by that time nzakwa nashoboye accomplishing. Ibyo ni bimwe nashobora kubazanira. Ibyo byose mbere ko bitekereza, banzu wibaze ngo ese ngewe ndakwiriye.
wenda nimbishira mu cyongereza uravuga ngo you have first of all to be the right person. Wowe wanze ube umuntu ukwiriye wowe in person, wowe ku giti cyawe. Do I deserve that person nshaka? Do I deserve wa muntu nashushanyije niremeye ndacora ndavuga ngo agomba kuba yujuje bameze gutya ameze gutya? Do you really deserve that person? Ndi kubaza wowe udukurikiye, do you really deserve that person? Rero numara kumenya yuko bikwiriye, you have to kureba, ugomba gufungura amaso ukareba ukavuga uti nkeneye umuntu umeze gutya, nkeneye umuntu umeze uku, nkeneye umuntu umeze uku, ariko nanjye meze uku. So ariko reka wenda manze mbabwire kuri iyo nkuru nari ngiye kubabwira. Hari umupasiteri like ashize imyaka nk'icumi, so yaje kuri church ari kutubwiriza, atubwira inkuru, atubwira umusore wahoraga azi iwabo azana ibintu byinshi, like akazana ibiki, akazana nyine wabo bazi yuko we na mushiki we ebana bazabana. Ubwo rero bazi ko we na mushiki wa mugabo wari uri kutubwiriza bazarushinga. Then habaho challenge meze gutya. Wa mugabo ntabwo yigeze abwira wa mukobwa yuko afite plan ko bagomba kurushinga, ariko kandi akakomeza ari kumwereka yuko ebana amwitayeho, akamubwira ko amukunda. Atinze kubivuga rero haza undi muntu ahita avuga ati you know what, njye rero naragukunze, none rero gahunda ngiye mfite nuko twazakora mariage. So nari nshatse kuvuga iki rero, mwebwe ndi kuvuga kuri ba bagabo cyangwa se abasore, wowe uri gutegereza ngo uzabivuga please ntuzicuze, nutinda kubivuga ubwo nimba wabonye umuntu nutinda kubimubwira ntuzicuze, nusanga abandi bamutwaye ubwo nyine hazaba habayeho leshoze. So ngaye nguko rero kimwe mu byo twakubwira, nimba uri umukristo bisengere, ariko kandi unarebe unashakishe. Bibiliya niyo yatubwiye ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka, ariko kandi kugira umugereho umubone nuko ugomba kuba warebye, wanafunguye akanwa kawe ukavuga. Ufite ubwoba bw'iki? Please ntuhigire ubwoba. Abantu benshi my love, kimwe mu bintu nabonye nuko abantu benshi bagira ubwoba, which is really hard. Wenda baba bafite ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza. Muri kino gihe usanga ubuzima rimwe na rimwe abantu babona ko ubuzima bugoye, ariko ubwoba ni imwe mu mbogamizi zikomeye abantu muri kino gihe bahura nazo, gituma bashobora guhura na ziriya challenge wari kuvuga, bya bindi byose yagiye yandika bikaba bidashobora kuba achieved cyangwa se atabigeraho. Kubera iki? Kubera ubwoba. Cya kabiri, nawe ni n'uburi no kuremera wa muntu, urema umuntu nawe ugendeye nawe kuri wowe, ugendeye ku mico yawe, kuri character zawe. Naho nibitagenda uko, it will be a big challenge. Yeah, that's true. For those that are still with us, we want to appreciate you. We want to encourage you that every day will not be the same, but the Lord will keep being with you in all the troubles of every day. We thank you very much. If he has something else to add on, we would like to ask him to say something, and then we will see you in the next episode. Njyewe rero ikintu kimwe ndibuze kuvuga kuri ba bantu bafite ubwoba, njyewe n'icyo ndibuze kugira inama cya mbere, especially abashuti bacu bo muri South Korea, nibo nabonye baduhaye comment nyinshi, bagiye bandika kuri zimwe muri groups aho twabahaye link bari kureba episode yacu ya mbere. Iyi message ni yanyu. So wigira ubwoba, witekereza ngo ese bizagenda gute? Kubizera Imana ibirahari kugira ngo igucire inzira. Wowe ikintu usabwa gusa ni ukubiha Imana, bisengere, menya uwo muntu iguwariwe, shiramo
uburyo butandukanye buguha kumenya wa muntu. Nurangiza nimba umufite, ubwo reka dusimbukire kuba bafite. Nimba umufite genda wibwire wanyu, upange gahunda, ubikore, ubisoze. So nicyo nakubwira. Ubwoba nibudashira, it will be hard, bizagorana cyane. Hanyuma my love, nawe reka ngushimire rero ko waduhaye episode ya mbere. Episode ya mbere rero nicyo twavugagaho, twifuzaga kubabwira kuri wowe ufite ubwoba bureke. Hanyuma twebwe kuri story zacu tuzagenda tubigarukaho, tuzagenda tubabwiraho gato, tubabwire byagenze gute, twamenyanye gute, twakundanye gute, ni gute byageze aho tuvuga ngo we decide gukora ubukwe. Haba harimo urugendo rurerure, urwo rugendo Imana yabanye natwe, Imana yadufashije gute, ni gute byagenze. So nyura muri comment section utubwire uko bitekereza, cyangwa twandikiye kuri WhatsApp nimba hari icyifuzo ufite, nimba wumva hari igitekerezo ushaka kuduha, uvuga uti ngewe rero ibyo mwaganiriye ariko hari akantu numva nifuza kuba namenya. Ntabwo ahangaha tuba twagiye muri details, cyangwa tuba twagiye muri like ngo tuvuge byose. Twifuza kugenda tubaha hint, tubabwiraho dukeya, tubabwiraho duke. Hanyuma amahoro y'Imana agakomeza akabana namwe. Hanyuma dushimire abantu baba badufashije, baba babanye natwe. Tunasuze Maxime ni umusore wacu. Hanyuma dusuze n'umudamu we Merveille. Abantu bacu cyane bahora bari kuri baduha courage cyane. Dushimiye ndetse n'abandi bantu mudushigikira, banyura mu gikare, banyura hirya, batubwira ngo twari tubitegereje. Mwese ka tubabwire ngo thank you so much, turabakunda cyane. Rero mujye mukomeza mubane natwe, twebwe turahari ku bwanyu. So this is the beginning, we are still coming, we are still going on. Turacyafite byinshi tuzakomeza kugenda tuganiraho. Thank you. Thank you very much for watching. See you in the next episode. Ciao. Okay, amahoro y'Imana bane namwe.